Yes, meze mute, meze neza. Code Lab TV turagarutse, tuzanye showbiz, imyidagaduro muri rusange. Muri tayari ko tubagezaho amakuru aryoshye, twabujije ko tugomba kujya tubaha showbiz. Ntabwo uzatubona amakuru wallahi, ndarahiye. Yes, nitwa Confiance, ndagarutse nje kubabwira amakuru y'imyidagaduro ko biryoshye, ko bikaze. Muri tayari buri munsi tumaze kumenyeza ko tubagezaho amakuru bari update mashyashya yose kivugwa. Code Lab TV tuba twahageze kugira ngo tubamenyeshe kuba byifashe, nimukajye musigara mwibaza uti hanze bimeze bite. Nta kindi tugiye kubagezaho, tugiye kuvuga ku musore wino misiri kubikora neza cyane, se w'umunyarwanda The Ben, umusore uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nakorera umuziki we, ariko ukomeje kugaragariza Abanyarwanda ndetse na Afurika muri rusange ko ari mu bihe bye. Ari mu bihe bye The Ben kabisa. Ubaye utabyemera sinzi ngo waba wemera umuziki, waba utawufana, kuko niba ukora umuziki nyarwanda The Ben yaradukomye muri uyu mwaka, yaradukomye yaradukomye cyane kwa Diamond Platnumz ku Why Boda n'ibindi nk'ibyo. Iyi ni indirimbo imaze kumuha izina, imaze kumuha titre, imaze kumufungura inzira zose. Ubyangu byemere, ushobora kuba utari umufana we, ariko ibyo byemere. Burya niba utemera ko urukwavu ruryoha, yemera ko basi rwiruka, yemera ko ruzi kwiruka. Nibyo nkubwira ko The Ben indirimbo yakoranye na Diamond Why imaze kumushyira ku rundi rwego. Nibyo haciye iminsi myinshi kabisa The Ben nta gikorwa ari kutwereka cy'indirimbo, ahubwo uretse icyitwa ibitaramo, cyane ko mu minsi ishize amaze gukora igitaramo muri Uganda, igitaramo cyiza cyane, cyabaye cyiza, koze igitaramo cyiza cyane The Ben mu mujyi wa Kampala. Abantu n'ubu ngubu bakivugaho. Nyuma yaho ariko twaje kwibaza niba yabasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko amakuru akavuga ko ari muri East Africa. Ati umusaza ntabwo yagenda, tukibaza tuti se ari mu biki, ahugiye mu ki? The Ben ari mu biki? Code Lab TV tuba twagezeyo, twatereka tubamenyere, dushaka amakuru hasi hejuru y'ibyamare y'abasitari tuba dukunze kandi dukurikirana turi benshi mu Rwanda, tukumenyesha ngo uyu muntu wawe ibyifashe gutya ibyo. The Ben yaba ari mu biki? Hagati aho niyo mpamvu nayo ndi hano kugira ngo babwire byinshi cyane mugomba kumenya ku byo yaba ahugiyemo muri ino minsi. Ben ikomeje kugenda akonvisinga Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda muri rusange, abereka ko abafitiye byinshi cyane muri uyu mwaka, dukwiye kwitega kabisa ko imiziki irahari. Ariko hagati aho mbanze mbumvishe iyi ndirimbo ho gatoya.
urwego runaka ibagezaho bombi. Ariko si ibyo gusa, nyuma yaho bakaba twongeye kugaragara bari kumwe, bigaragaza ko hari igikorwa runaka baduhishiye. Ntabwo